Bakunzi ba Sina TV Rwanda twongeye kubasuhuza kandi tubashimira uburyo mudahwema gukurikira ibiganiro byacu tubagezaho kuri channel Sina TV Rwanda. Uyu munsi rero twabategurira urugendo rudasanzwe rwakozwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Dr Musafiri Defonse, aho yari kumwe n'abashyitsi batandukanye baturutse mu gihugu cy'Ubudage mu ntara ya Palatina, bari bakuriwe n'umuyobozi mukuru muri Minisiteri ikoranabuhanga ndetse n'ubukungu, ariko mu bijyanye n'ubuhinzi. Twazamutse nyine n'ubundi twerekeza ku musozi wa Tare, aho twageze tubanza gusura ubuhinzi bujyanye n'ikoranabuhanga bukorerwa muri greenhouse, aho abashyitsi bari barangajwe imbere nyine n'umunyamabanga mukuru wa leta, barebye umusaruro urimo ndetse ibihingwa birimo n'uburyo bimeze neza kandi biri ku musozi, aho yatangaye aravuga ati abahinzi benshi ndetse bo muri iki gihugu cy'u Rwanda bakwiye kuzaza kwigira hano bakabona amasomo aturuka ku bumenyi bwa Dr Sina watangije ibi bikorwa nyine hano kuri uyu musozi wa Tare. Nyuma yo gusura nyine ubwo buhinzi bukorerwa muri greenhouse, twagiye kureba ubworozi bwa kijyambere bw'inka, aho abashyitsi basuye inka za kijyambere ku musozi wa Tare, basura uburyo hatunganywa ibwatsi zirya. Nyuma rero twagiye ku buhinzi bw'imizabibu, ahanini ni nacyo gikorwa cy'ingenzi, nacyo kiri mu bikorwa bye byabazanye kwerekana uburyo ubuhinzi bw'imizabibu bushobora gutezwa imbere, bugakorwa mu buryo buri tekinolojike cyangwa se bw'ikoranabuhanga kandi bugatanga umusaruro mu gihe kirekire. Habayeho kwerekana uburyo umuzabibu ukatwa, hanyuma umuzabibu ukabasha kuramba. Basobanuriye abakurikiye ibi biganiro nk'uko bigaragara, bakata umuzabibu ndetse basobanura ko mu gihe umuzabibu urangije kwera uhunduye, icyo gihe agomba guhita hakatwa umuzabibu, ugakatwa bakerekana uburyo bawuzirika mu buryo bwo kugira ngo utange umusaruro uhagije mu gihe gikurikiraho. Mbega no kuvuga ngo uhora utoshye kandi ntugaragare cyangwa se bigaragara ko ushaje, ahubwo uko ukase ni kurushaho gutoha, kuko icyo gihe ugira uburambe bw'igihe kirekire. So first of all, you have a look at how the vine is grown or how it has grown so far, and you have the aim of getting a fresh cane on the top level, on the top of the trelling system. Yes. And this one has to be healthy and good grown. So first of all, you put a bit the leaves away so you actually can see the structure of what is grown so far, and choose a cane you think is most promising for the growth of the next season's grapes. When you cut, you already propagate new planting material. So this is a seed? That is the seed. So you just cut it here. That is the eye where when you put it 2 eyes in the ground, and there the roots will develop. Oh, really? And you keep 2 eyes, so you make it like that. Sorry. 1, 2, 1, 2. And then you have 2 seedlings. Only one. That you have 1 seedling. So this is what's underground? That is underground, and that is on top. And for the roots and not for the leaves? That is for the roots, right? And that's for the new shootings. Ah, okay. So we will do it up in the hill and show you how it is properly done in the new field. Oh, that's great. Tuvuye aha rero murabona ko aha tugeze barimo barerekwa uburyo hahinzwe pome kuri uyu musozi wa Tare. Aha tugeze muri kureba abashyitsi bari bageze bose, barangajwe imbere na Dr Sina ndetse ari kumwe n'umunyamabanga mukuru wa leta, bagiye kureba uburyo yubakiye biogaze ikoreshwa hano kuri College Fondation Sina. Iyi nabyo ni ikoranabuhanga Dr Sina yazanye hano, kuko biri gutanga ikizere cyuko hariho kurengera ibidukikije mu gihe kizaza. N'ubundi yereka abashyitsi chapelle iri hano muri iki kigo College Fondation Sina. Aho rero turangije, murabona ko aha tugeze noneho tugeze ku cyicaro cya College Fondation Sina. Ni naho murabona ko umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi arimo arashyira umukono mu gitabo cy'abasura iri shuri. Sina we yerekana ko guhinga ahubwo biteza imbere umuhinzi. Aha rero ni impamvu bashyize igitekerezo cy'uko ashyiraho ishuri ryigisha ubuhinzi ndetse n'ubworozi, kabamo n'ishami rijyanye no gutunganya ibituruka ku buhinzi ndetse n'ubworozi, aribyo food processing. Nyuma yo gusura iri shuri rero dukomeje kujya hejuru ku mpinga
y'umusozi wa Tare, umusozi wirengeye indi misozi yose, kuko iyo uriho witegereza ahantu hose ku buryo umuntu avuze ko ushobora kureba hafi mu gihugu, ariko ntago yabayibeshye. Gusa twagiye kureba n'ubundi abashyitsi mu cyari cyabazanye hari ukongera guhanga muri mirima mishyashya, berekanye ko ushobora gufata ingeri y'umuzabibu hanyuma ukayitera, ariko bakerekana ko hari ibipimo, hari amabwiriza ugomba gukurikiza. Minisita cyangwa se umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi akavuga ati ibi rwose bizabe ikintu Sina akwiye kuzigisha abantu benshi cyane, ku buryo abanyarwanda mu minsi iri imbere henshi hazaba hahinze imizabibu. Twakomeje ndetse tujya ku musozi hakorerwa siporo cyangwa se imyidagaduro. Aha ni ahantu hateguriwe ubukerarugendo, kuko murabona ni ahantu hari amafarashi, ni ahantu hari indogobe. Aha rero abashyitsi bagiye kwerekwa ku musozi, berekwa ibiti bihari byiza. Murabona turakomeje tugiye noneho ku gikorwa nyamukuru, aho Sina Gerard yatanze ubutaka mu rwego rwo kugira ngo abatuye muri iki gice babashe kujya bamenya, bagire ibintu bya meteorology cyangwa se ubumenyi bw'imihindagurikire y'ikirere. Hanyuma rero kunga abashyitsi n'ubundi ndetse n'ubufatanye bwa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ndetse n'ikigo gishinzwe ubumenyi bw'imihindagurikire y'ikirere, abantu bagize igitekerezo baza gushinga umunara muri kureba ahangaha. Ubu rero baje bose kusura kugira ngo berekwe uburyo ukora n'umumaro uzagirira abatuye muri iyi zone cyangwa se muri iki gice cya hano. Umuyobozi mukuru wa meteorology mu Rwanda arimo arabereka uburyo umunara uzajya ukoreshwa, abasobanuriye n'umumaro ndetse cyane cyane uzagira mu ruhare rw'abatuye ahangaha mu bijyanye n'ubuhinzi, kumenya imiyaga yahushye, kumenya ubushyuhe buhari, kumenya ndetse n'imvura ishobora kugwa. Ibi byose rero uyu munara nicyo kintu cyane uzagaragaza, kuko amakuru akoreshwa mu buhinzi harava mu kumenya bw'ikirere n'andi ava mu rwego rw'ubuhinzi, ku buryo tuyahuriza hamwe akaba ariyo yatanga umusaruro. Abantu rero baba bisaba ko bakorera hamwe. Ibikorwa remezo bya mbere mwabibonye byahageze, ibikorwa remezo bya kabiri nabyo bizakurikiraho bijya mu mirima, ariko noneho hari n'ubumenyi, kungura n'ubumenyi, aho abakozi ba Meteo bazajya bakorana n'abahinzi ba hano umunsi ku wundi, uburyo babona amakuru n'uburyo bayakoresha. My name is Volker Wenghofer, and I'm a Chief Officer in the Ministry for Economic, Traffic and Agriculture in Rwanda-Palatinate. And so we see here at Sina Gerard's place, and with the visit of the Honorable Minister of State, that we are here really working on private-public partnerships to improve economy in Rwanda. Ibi ni ibyishimo birenze, ariko nibyo bivamo imbaraga z'umuhangamirimo. Ku bikorwa mba nakoze binyuranye, ndatera amaso nkabona ibiti by'ama orange, amasitro, macadamia, ibinyomoro, strawberry, ndetse n'ubworozi burahari n'inzuki murabona ko zihari hafi n'amafarasi nk'uko abibonye. Icyo nishimiye cyane gikomeye rero n'aba bandimwe inshuti bo muri Rwanda-Palatinate igihugu cy'Ubudage, kuba batekereje bakavuga bati kuko ni inshuti zacu, bakaba n'inshuti z'ishuri ryacu, ariko bagasanga ariko mu rwego rwo gukunda u Rwanda, gukunda igihugu, imibanire myiza nk'uko mubivuze imyaka 60 bafitanye umwana mwiza, wo gukunda uyu mubyeyi bakunze n'umwana. Nkatwe abana b'igihugu bagasanga hari inyunganizi bazana mu ikoranabuhanga yadufasha kugira ngo duhinga kijyambere, duhinga ibijyaniranye n'igihe. Abana barimo hanga barimo kwiga agronomy, bige noneho bijyaniranye nuko yanava hanga yajya no mu Budage akabona akazi, cyangwa se yahinga nk'Abadage. Export dukora tweza akabanga iwabo agashya, byose nibikomoka ku buhinzi, akanozo n'aya mafoki kijanga duhinga. Mabe hari ikizere ko na contract dusinya, twizere ko umusaruro icyo gitoro kuko tugiye kujya duhinga neza. Kugira ngo mwabonye ko muri bwa buhinzi twagiye dusura bujyaniranye n'ikoranabuhanga, ibintu bya irrigation nabyo ubu ngubu nabyo bigiye gutangira gukorwa. Twari twaratangiye ariko mu rwego ruri hasi, ariko mu rwego rw'ubufatanye no kudufasha. Nabonye barazanye aba specialiste bavuye muri Italy, bahuranga nabo mu Bubiligi n'Abadage, ngo bamenyereye gukora ama irrigation ku misozi. Ahubwo mwitege noneho, mwumvaga ko buri mwaka tubona agashya, mwitegaho dufatanyije n'abandi banyarwanda, aho igihugu cyacu tukerekeza ku bikomoka ku buhinzi. Biratanga icyizere rero gutera imbere,
nta nzara, ahubwo reka twizere ko ya madovize aturuka mu byo twoherezaga hanze bagiye kwiyongera ku buryo bwose. Nyakubahwa minisita rwose murakoze. Ibikorwa bya SINA cyangwa tunabizi, ntabwo ari ubwa mbere wenda tubyumvise, dusanga tubizi. Icyahise kubibona umusozi umereye ku musozi bwawo byonyine ni na siporo, ubugira ubuzima, kuzamuka byonyine ni n'ubuzima. Ariko noneho n'ibiriho nabyo bikaza bikaruhura. Ikintu cyambere kidashimishije ni ukugira ngo ubuhinzi bwiza bw'intangarugero, twarebye ubuhinzi bw'imizabibu, ariko twabonye n'ibindi imbuto byasangwa akoramo bira byose akora, urusenda, nabonye naho ahinga za marakuja akoreshamo amaji, nabonye n'amapome. Ariko ubuhinzi bwa SINA Gerard ni by'ukuri abantu benshi baragumvise, ariko no kubona bigaragara ko by'ukuri ari ubuhinzi bw'icyitegererezo. Njye ijambo rimwe navuga ni twagiraga abahinzi nk'icumi nka SINA Gerard mu gihugu, ngira ngo abanyarwanda bakwishimira ubuhinzi muri rusange ndetse bakashobora gutera imbere. Nabonye n'ishuri ryigisha ubuhinzi, nabonye n'ishuri ryigisha ubworozi, nabonye ubworozi. So ibintu byo kuri umusozi wa Tare mu by'ukuri nabonye ukuntu biteje imbere. Uretse n'iby'ubuhinzi nabonye imihanda, nabonye ibintu bitandukanye, nabonye inganda nubwo zitansifa mu by'ubuhinzi. Ariko ibintu biri ahangaha bitanga icyizere cy'uko nibura umuntu afite ijambo cyo kuba minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi ari nk'abantu nka SINA Gerard. So nabyishimiye kandi numva ari ishema ku gihugu, by'umwihariko ku bantu batuye muri Tare. Nabonye mu by'ukuri bagomba guhindura imibereho yabo. Ikindi twazanye n'abashyitsi baturutse mu gihugu cy'igituranyi cy'ikivandimwe, si igituranyi ko ni ikivandimwe. Twahise umuturanyi kubera ko duhura n'abantu baba muri Rheinland-Pfalz mu Budage. Yacu imaze igihe kirekire, muzi ko twije imyaka 60 dufatanye ubucuti, ukana ko bagikomeje. Twamanukanye imisozi, twigisha ko bakatinga ziriya grapes ngo zere neza, ko navuga. Ariko noneho tuje kureba ubundi buryo bugezweho kugira ngo umusaruro wiyongere, abantu baryoherwe no guhinga imizabibu ivamo na vin nziza, nabyo bigera iwacu. So urabona rero nabo kuzana nabo no kureba ibindi bikorwa remezo badufashe kubaka nk'iweather station, n'uburyo badufasha kumenya ko dutera, uko tuvugurura imizabibu yacu, ni ikintu nacyo cyo kwishimira. Nabo nagira ngo mbashimire. Mu kinyarwanda nibwo navuze ngo vi danken ihnen. Ubu rero hano nyirangarama ko yabaye impuzamahanga kubera ko ibibera ahangaha nta ntibiraba. Ngira ngo ni byiza ko abanyarwanda babibona ndetse bakabyigana, kagiye kirenge muke agasurwa n'abaminisita n'abazungu natuse mu Budage n'ahandi hose. GIZ ngira ngo ni umusozi ufite ibintu byinshi nange ntarinzi. Nabonyemo n'amafarashi, nabonyemo ibintu byinshi ntarinzi. Ngira ngo icyo navuze nuko nzagaruka kugira ngo mpace ingando manze mparebe neza, nzane n'abandi borozi n'abandi bahinzi biga uburyo ubuhinzi bwabo bukwiye gukorwa mu buryo buteye imbere. Iki gikorwa ntabwo tugitaye, ahubwo tuje kukireba kugira ngo tugihe inshingano. Iki ni kireba uko ikirere kimeze, kifata ubushyuhe, kigafata umuyaga, kigafata imvura, kugira ngo bamenye imvura izagwa muri kano gace uko ingana, bamenye niba hano hazaba wenda ikirere kirengeje, wenda gituma abantu bafata ingamba ibyo bititeganya murarizi. Ariko icyo numva tuvuze kizamura abaturage, hari ibyo batukana n'aba bavandimwe batutse mu Budage. Babonye application bakoze, mwese tumaze kureba mu kanya, kugira ngo abahinzi nabo bwabo batange amakuru y'ubushyuhe, y'imvura n'ibiki, kugira ngo tubashe gukora, duteganye ejo hameze gute, ese imvura izagwa, ese zabingana giki, ese no amakuru umuhinzi hano akeneye mu kano gace. Nuvuga ngo namara kumenya uko ikirere gihagaze, nuko ejo imvura izagwa, izatafata ibyemezo bishingiye ku murima we. Nzajya guhinga uyu munsi kubera ko wenda ikirere kimeze neza, ndatera kubera ko ejo imvura izatangira kugwa. Ikindi ndatera umuti kubera ko uyu munsi nta mvura ihari, itaza kugwa ikavanaho wa muti wanjye nateye, ikawujyana nkaba ndahombye ko bizasaba ko ntera undi. So amakuru azava kuri iyi station, abahinzi batuye n'ahangaha wenda babewe na SINA Gerard n'abandi bahinzi ntabwo ariyo bahari, bagomba kuyabyaza umusaruro. Twavugana n'abashinzwe ikigo cya Meteo, nawe turi kumwe ahangaha, bakatangira kubikoresha kugira ngo abahinzi bamenye ayo makuru mu buryo busobanutse, bamenye ikirere ko gihagaze, kugira ngo bafate ibyemezo by'ubuhinzi bitabahombye kandi bizima. Yes, numva ari cyo ngicyo kuri urugero, nicyo nyine twavuga. Ariko hazaho n'uburyo bwo gutanga feedback, nabo batanga amakuru mu kigo kishinzwe iteganyagihe, kugira ngo ibintu bakorane, bamenye akarere, umurima uko ibintu bihagaze, ndetse n'ibihingwa muri rusange ko bigomba kugenda, niba imvura yabaye nkeya cyangwa se imiriti yabaye nkeya, bamenye niba bagomba kuvomera amazi,
hari ibintu byinshi bitandukanye bigomba gukorwa bitewe n'iki cyuma kiranga cyuma gutanga amakuru abantu bagateganya ikirere neza ngira ngo ni ikintu cy'ingenzi twagomye kwishira mu rwego rw'ubuhinzi kuko ngira ngo iyi ngiyi bayikoze kubera ubuhinzi kuko nibwo buri aha ngaha twifuza ko zanaba nyinshi ngira ngo muri Meteo babyumve kuko ngira ngo iyo tuvuga ubuhinzi nibo tuzabanyarwanda benshi ahubwo tuzakoza hose ibijyanye n'ubuhinzi bikajya ahantu henshi. Tugiye ku ruganda rukora imitobe itandukanye yaba umutobe wa marakuja, umutobe w'inanasi, umutobe w'inkeri ndetse imizabibu byose murabibona. Nyuma yo kubakira abahaye akabanga nk'ikimenyetso cy'uko bageze hano kugira ngo mu gihe bazasubira iwabo mu gihugu cyabo ndetse n'abandi bashyitsi baturutse hirya no hino mu gihugu ariko batahane urusenda rw'akabanga. Barishimye kuko akabanga ni kimwe muri produit cyangwa se mu kintu gihangirwa hano kuri Nyirangarama kandi cyamamaye ku isi. Nyuma y'akabanga yakomeje abashimira ababwira ko anejejwe n'urugendo rwabo ndetse uburyo bakunze igihugu cyacu uburyo ariko ababwira ko ikimuteranya mukuru agendera cyane cyane ku buyobozi bwiza burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ariwe ubashishikariza igihe cyose guhanga imirimo ndetse no gushora imari. Aha rero aramushimira akavuga ati ko ari we watumye agera kuri iyi ntambwe kubera ko kenshi amwigiraho byinshi kandi uko asunika ubukungu bw'iterambere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hanyuma nawe arushaho kugenda yigira imbere akarushaho kugenda amwigiraho byinshi kuko aravuga ati uru rugendo rwose nyuma yo kurukora nkageraho ngeze aha ngaha byabaye ngombwa ko nandika igitabo. Iki gitabo murakibona ni igitabo cy'umuhangamirimo Sina arimo aragihereza abashyitsi cyanditse mu ndimi zitandukanye harimo iki Kinyarwanda, Igifaransa n'Icyongereza. Gusa mbere y'uko nsoza ntago nabura kubararikira gukora subscribe ndetse na like na share ariko ikindi turabifuza ko mukomeza gukurikira kubera ko tugiye kujya dutanga amasomo yaba amasomo y'ubuhinzi yaba amasomo y'ubworozi kugira ngo uhindure imitekerereze ndetse n'imikorere yawe bityo bivuye ku gitekerezo cya Sina. Murakoze murakarama.